Sheri hari ikintu cyo kutuganira. Ariko tuganira iki wa mugore we? Ubu ngubu ibintu byose umuntu aba yakoze ntago byakunyura. Umuntu aba yiriwe mu kazi akarara mu kazi utekereza ko usa gutyo umuntu aba ataraye amajoro cyangwa ntabwo nshaka kumukoza kugira ngo tuganire muri sawa umukozi yumva baganize tuganire. Se ikibazo ni sibo tumwirukane. Abakozi bose nakuzaniye bose barakunaniye. Ikibazo ni sibo. We sibo? Oya. Ntabwo ikibazo ari sibo. Okay, sawa tugende. We boss, mwari mumamagaye. Oya sibo. Isubire mu kazi. Ibyo bagushakiraga nabirangije. Mu gikoni bimeze ute? Birahiye. Mukanya biraba bitunganye gose. Okay, genda ubikore neza. Ndakwizeye. Nange nkora neza gose. Bikore neza nabyo. Sawa. Se ibintu byose ko kungana. Ngira icyo mamagariye mu cyumba. Wambwiye icyo umamagariye mu cyumba. Ntabwo se wowe uba wumva ko urumva twabura icyo tuganira. Babarira gusa tuganira. Nta kintu twavugana mu cyumba kindi kandi uzi neza ko mbafite akazi kenshi. Sibyo? Akazi ndabizi ko ugafite. Ariko nanjye mu byo ufite nanjye ndimo kucyumva ko akazi uzahora mu kazi kubera iki? Je kuki utanyumva? Babarira basi. Kuki utanyumva? Alo? Kusubaka ni akazi. Uyu mugabo akora akahe kazi ku buryo njyewe ubwanjye atajya mu mwanya. Ubu nzahora muri ibi paka. Ubikwiye gusubirwamo. Nkamenya n'akazi akora ku buryo nzajya mukenera, nzajya nshaka kumuvugisha, nzashaka ko tuganira, akumva ko atampa umwanya. N'umwanya tubonye sinzi ko nzabishobora. Yes, umva mani we komeza umugire gahunda ibintu by'abagore byihore nitesha mutwe. Umuzigo nagutumye. Byagenze gute? Wahageze. Ndashaka menye gahunda urumogi, mbunda n'abakobwa. Rero hano byazaciye mu rwose. No way, ntumbwire ngo hari iki akantu gato akaje musinshaka ko byongera gutera risk nk'iby'ubushize. Urumva? Mwaciye kwe mupaka? Nano hari amazi? Kwanza murebe niba hari wabakurikiranye cyangwa se hari ukuntu byagenze, sibyo? Mwasuzumye murareba musanga imbunda ari izanyazo zimeze neza ku buryo Nta muntu n'umwakurikiranye inama. Babashinwa mwakoranye? Byagenze neza? Mwibuke yuko ubushize ibyo twakuze twahombye ari anama miliyoni menshi cyane twavuze tugomba kuyagaruza then tukanunguka. Ntabwo tumukorera ubusa. Yes. Niko bigomba kugenda nyine. Waretse gato ibyo bintu ongera ukomeza ubikurikirane. Urebe n'ibyo abakobwa neza hanyuma turebe imizigo uko imeze.
wayizanye? Yego boss, boro nayizanye. Iri he? Iri muri bag. Ariko se nk'ubwo uzana boro maho ngaho ho? Boss nawe urabibona. Umuziga ahantu nk'aha ngaha kweri? Nta briefcase ugira? Briefcase irahari ariko iyi niyo tekinike umuntu aba yakoresheje kugira ngo atagira umukeka boss. Ariko ubundi amasaha ugomba kumpamagariraho. Ntabwo yazi. Kumpamagara kiriya gihe umugore cyangwa umukozi ashobora kubyumva. Ari amasaha naguhamagariye nibwo nari mbonye boro. Byashobokaga ko rero kwigumana biri muri risk niyo mpamvu nahise nguhamagara. Oh shit. Sinzi. Ugomba kumenya igihe ugomba kumpamagarira n'undi munsi ni wongera. Igikoresho ufite niwe kizarazwa. Urumva boss ntabwo duzongera. Okay, reka turebe boro ufite maho ngaho. Barambiye boss. Ujye ubanza urebe ko nta bandi ko ari kutureba. Yego yego. Sibo! Sibo! Ko wikanze se nta kidasanzwe ukoze umeze ute se none se mu gikoni wabikoze Yego byatunganye. byatunganye Yego. hatagira ibindi asange byatunganye sibyo byiza Yego. sawa Sawa. karibu sheri Oui. karibu umeze ute se Sawa. ikamure kiyari Ako si imari kare wageze nkomo. Yani ikote kuri bika. ariko kuki ufite umutima mubi buri gihe ntaduheruka Yani ikote mu cyumba. ariko muri iyi minsi ngiye gukora akantu uyu mugabo umaze iminsi atanyitaho namukoraho ntanyikoze si barareba akabona ku isi ari ngiye mubaho nta mugabo nabona ubu nta n'uwampake ndaje mbitekerezeho rwose kwirirwa nsuzugura buri munota nsuzugura ndamuvugisha akanga mbese nta mwanyamo hariho benshi batanga keya ubwitonzi bwanjye ngiye kubugabanya paka Umugore mu ikote ryanjye ko ntamwizerara kamwe mukora aya mazi ubwo yanywaga nagaroze mukurikirane numva nyoberwa n'akazi akora buri gihe ndamubaza akazi abagiye gukora nkamubaza buri munota akazi gatuma atampa umwanya bikanyobera ariko reka ndaje mbyiteho ndaje mbirebe sigara kubwiye kumanika ikote nakubwiye kwicakaza wajya ukora ibikureba ariko si ubwo ngubwo ko ntabwo nanareba ibintu birimo ngo bibike ureba iki sura bishinzwe hari ikintu ugeze no ku buryo wajya kunshakaza narumiwe pe nta kindi kintu ushobora kwitaho hano mu rugo mwatetse icyayi ni iki se tuba tutakoze genda ubitunganye rero biravuga kandi mfite akandi kazi kenshi ngomba kujya kwitaho nta kibazo
gucakaza kugira ngo aribyo aba yatumye umuntu iwabo bamutumye cyangwa wagira ngo nawe ari umwe mu banteka. Ntafite n'abangenda, ntafite n'iki. Uyu mugore kuva namuzana kugira ngo yanzane nyatsi muri uru rugo. Alo boss. Ya, imizigo yose tuvugana yatunganye, ahubwo wahagera ukareba kuko ibintu byose ndabona ari sawa ntari. Bishoboye ko neza imizigo yose yari. Umva imizigo yose irahari nta kibazo. We igisigaye ni ukuhagera ukayireba ubundi tugakora akazi dushinzwe. Kuko nayo batumye ko mwayizanye cyangwa muzana byari byari. Cyane rwose boss, urumva twakora amakosa. Kuko idutumye ni kwiri, we ikibura ni ukuhagera ukayireba gusa tugata twikomereza. Byemere boss. Urahagana he? Turi hano kuri etage itaruzura neza, no hagera ndata nkubona ntari hagera. Umutekano wacu uje nta bantu babuki. Ya, umutekano urahari twarebye bihagije. Nta kibazo gihari pe. Oya ntushidikanye boss, ariko ubushize kuri ya gahunda twakoranye hari ikibazo wigeze ubona kizamo. Ubura cyanshidikanya ku bushobozi bwanjye boss. We hagere gusa ibintu ni waneza. Agire umuceki murebe ko nta ngazira aho ngaho. Ukajya wizera naho muri kumwe. Ya boss, twarebye bihagije rwose hagere. Yego. Sawa. Ndabona ari neza ntari bito. Boss araza kwemera kabisa. Ariko iyindi yo ni ukwigwa ariko wagushidikanya iri bimwe yambutse umupaka ejo bundi ko byaje kugira. Nani gase. Ntari bigusa nyine byo. Ni kubikurikirana. Amvugisha kemo numva ariko nameze. Okay, ndabona imizigo yose itunganye, no yine mu mfuko umuntu ajye kureba boss. Kwizera ko wahaye amafaranga afatika. Yakubw'imizigo umuzigo mu uragenda ugurisha umwiza. Urabona uyu muzigo boss ari buze kuwushima rwose. Ari amafaranga yanyu gusuya umuntu avuga nta kintu ari gukora. Imizigo ko mbona ari sawa. Reba hano to. We aragira ukora kosa muri mwebwe. Urumva? Upampe wanje muri bo. Ahita mukuramo iyo koza. Urumva? Tewe mwira. Nta mikino dufite. Murumva? Uza kuzana ibintu byo kwisaza. We mumva basore, Turabyumva boss. imizigo muyitware neza igerayo amahoro. Ngo muze tuvugane. Wowe sigara urinze aho ngaho. Okay? Yes. Chaka kwiyambura wacha. Bo basore. Umuzigo nawo ubonye neza. Yego boss, Turumvikana cyane. Muwutware neza mugeze kwa nyirawo. Yego. Kandi hagiye umuntu ongera kongera gukora ikosa. Nta kosa riri buzemo boss. Nabonye umukobwa mwiza. Mumutware mumuhe wamukira uduha amafaranga menshi. Yego birumvikana. Polisi mu manda twavuganye naho mugomba kwambukira. Bose baragenda baduha amakuru. Yego. Sibyo? Birumvikana boss. Ahubwo ku kijyanye n'amafaranga turayabona gute twebwe? Ariko nimukishize mbere. Mwagiye mwitonda.
amafaranga ndaza kuyabaha namenye amakuru neza yuko umuzigo wageze kwa nyirawo. Yego birumvikana. Urumva? Barampa amakuru ko imizigo nta kibazo yagize mu nzira. Yego. Mbone kubaha amafaranga. Yego tumva. Okay? Twabyumvishe boss. Sawa. Sawa. Mbega akazi ariko ngiye kugasoza.